drone z'inziyahuzi zigenda zigashwanyukiraho bazitumye kuri target za gisirikare. Ubwo rwose ngo zagize gutya zirashira n'ibikoresho bindi bya gisirikare. Niba makuru ariyo rwose yaba ari kuri AFSM 23 kuko nibyo bari kwitwerera AFSM 23 nibo kuko nta Fardc biramutse ari byo bakisenyera ibikoresho ntabwo yakirasa kuri ubwo biracyari muri biravugwa ntabwo n'abaproof ariko byagiye bivugwa ahantu henshi bishobora ko wenda byaba ari ukuri ariko ko biramutse ari nako n'abandi babitwerererwa nyine bwo nibo baba kuko byamera kose nibyo mufite uko kwavansa mu bya gisirikare k'ibikoresho nabyo biri advance birabagora. Nizera ko muri amahoro ndabasuhuje kandi mbaha ikaze muri iki kiganiro kindi tugiye kugirana hano kuri One Vision Rwanda TV. Ndi Jean de Dieu Ntakirutimana ndi kumwe na Semugeshiba Yingana. Ndagusuhuje cyane. Neza Jean de Dieu. Amahoro. Nizera ko n'abadukurikiye mumeze neza muduha ibitekerezo kandi munakande subscribe. Dukunda kubibasaba rwose natwe kugira ngo tujye tubagezaho amakuru kandi dukomeza gukura. Mu kiganiro cyabanjirije iki twababwiye kubijyanye n'imyigaragambyo mu mahoro yabereye mu mujyi wa Bukavu. Twavuganye na Eli Bahati aho yatubwiye uko byagenze, ariko kandi twanabwiye ko no muri Kivu y'Amajyaruguru hariya mu mujyi wa Goma mu rwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi habaye iyo myigaragambyo. Nabonye abantu baje ku bwinshi, abantu barababona kuri video, abantu benshi bitabiriye imyigaragambyo ifite intumbero ebyiri nkuko bigaragara mu ibaruwa bandikiye, ndavuga societe civile bateguye imyigaragambyo. Ibaruwa bandikiye meya w'umujyi wa Goma, ibaruwa yo ku itariki 27 ubwo nejo hashize, ndavuga ngo ejo kubera ko turi kuwa kabiri uyu munsi turi gukora ikiganiro, ubwo nejo hashize kuwa mbere tariki 27 z'uku kwezi turimo kwa karindwi, aho societe civile yanditse binyuze mu izina rya Gentil Mulume kabumwe mu bagize societe civile muri Nord Kivu na Jonga Kigili Levis nawe ari muri societe civile muri Nord Kivu. Ni imyigaragambyo ubona yitabiriwe mu mahoro ndetse n'inzego z'umutekano za AFSM 23 zikaba zafashije abaturage. Bivuze ngo barabyumva kimwe, of course ni nko korosoro wabyukaga kuba societe civile yabisabye. Demonstration akenshi ni nimwe mu nzira yifashishwa yo kugaragaza ibitekerezo. Niyo umuntu atavuga akenshi mu myigaragambyo, uretse ko nkurikije uko nabonye ama video n'abantu twavuganye bari Goma, urabona ko bo nibura bafite ibyapa bagerageza kuvuga majwi yumvikana maringara menshi, Igiswahili cyinshi, France nyinshi, numvishemo n'amajwi avuga ikinyarwanda. So iyi demonstration ni ikimenyetso, ni kimwe mu bimenyetso politike bigaragaza icyitwa karengane bari gukorerwa, kuko isa nkaho igabanyijemo ibikabine cyangwa se ibice bine, ariko byose biganisha mu gusaba first of all hari ingingo ijyanye na constitutional law, tegeko shingaho bisunze article 34 cyo ni igihande kimwe. Hari ingingo ijyanye no gufatira ibihano M23 nka entity, ariko na bamwe mu bayirimo bari iconic, ubwo navuga top militaries ndetse na political leaders, political leaders ndetse na military leaders. Hakazamo ikindi kintu noneho cyo cyagutse kinagaragaza ko AFC irenze gusa kuba ari entity cyangwa se ari nk'umutwe uvugira ba Swahilofone n'abarwandafone gusa, harimo no kuvuga ku by'ubwicanyi bukorwa Rubero ndetse na Beni, ubwo ni ADF. Hanyuma ikindi bakavugira n'abanyamurenge hepfo hariya mu Minembwe. Bimwe mu byatumye bahaguruka. Hanyuma rero berekezaga he kuri Monisco, ubwo ni UN, mwande magambo berekeza kuri UN. Ariko Jean de Dieu kurikije resultats zishobora kuvamo, nekereza ko ubwitabire bwo bwari hejuru, ariko cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane muri Kivu y'Amajyaruguru Goma nyine mihanda ari yuzuye pe. Njye n'amashusho wenda abantu bari kuyabona rwose benshi, muri kuyabona rwose. Ariko ni kuva resultat kiri bukurikira imyigaragambyo cyane kate n'ubwa mbere ikozwe. Aha turavuga ko bagiye kwigaragambiriza cyangwa se bagiye nyine bari kugana aho Monisco ikorera, ariko no bigeze kubikora ku cyicaro gikuru cya UN New York.
abantu baribuka ko icyo gihe Wilimanzi yaratarahabwa n'izi nshingano arimo nka ni vice gouverneur muri Kivu ya ruguru icyo gihe yari akiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndumva ari umwe mu bantu bitabiriye n'ubundi iyo demonstration kuri office ya New York ya UN hariya New York. Nabwo nta kintu byize bitanga kinini, gusa none ntabwo wavuga ko ntacyo bihindura, at least bituma nk'uko turi kubivugaho n'ibitangazamakuru mpuzamahanga bikongera bikabivugaho nibura iyo tension no kubona abantu bafatanya urunana bavuga ikintu kimwe hari icyo bigabanya, ariko mu by'ukuri ntuze ko expecta random change muri yabayinga muri expect ikintu kinini kidasanzwe cyangwa kandi kiri massive. Uwako expecting ikintu nk'icyo ngicyo kinini kiri massive kiri concrete mu buryo bw'ako kanya niwe waba ufite ikibazo reka mvugire. Impamvu nkubwira revolution ni intambwe nyinshi cyane abantu bagenda batera bakagenda bazegeranya zikazaba nyinshi zikabyara nyine iyo revolution totale. No kuvuga usibye no muri revolution no muri politique mu buryo busanzwe kwiringira ko ikintu ukoze none ahangaha gihita kibyara inyungu cyangwa gihita kibyara results mu buryo bw'ako kanya uba uri kwibeshya cyane. Ni ukuvuga ngo wowe jya hariya werekane ibyiyumviro byawe, ndetse nakubwiye ngo niko korosoro wabyukaga kubera ko ibintu bitatu cyangwa bine by'ingenzi imyigaragambyo igamije na FCM23 ubwayo usibye société civile usibye abaturage basanzwe na FCM23 ubwayo ibyumva ityo ibyo bari kwigaragambiriza ibyo bari kwamagana nayo iri kubyamagana. Guhinduka kw'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barabyamagana. Ubwicanye aho muri Beni na za Ituri, ubwicanye muri Ituri, ndetse no guhinduka itegeko nshinga. Navuze guhinduka kw'itegeko nshinga hari nibyo nabanje hari ibihano vala urakoze cyane nibyo byari binshitse n'ibihano bafatirwa. None za FCM23 cyo itari against ni ikiye muri ibyo ngibyo rero nkubwira uko ari imyigaragambyo revolution ngo ni ikintu kirekire cyane cyo vuga ngo ni intambwe iyi nayo yaba ari akantu nushaka kubyita gatambwe, ariko kwereka amahanga ngo abaturage muvuga ko bageramiwe ahantu tugenzura twabohoye dore ibyo bavuga ibi nabyo bijye muri archives bijye muri archive ko muri 2026 mu mpera z'ukwezi kwa karindwi abaturage mu mijyi ikomeye bahoze bigaragambya bahagurukiye rimwe bamagana guhanwa kwababohoye kuko abantu bari hari bavuga ko babohowe nyine mu gihe Kinshasa yo ivuga ko baboshye. That's okay. Nta n'ikindi wakwitega, ariko nta kindi wakwitega. Nivuga ngo M23 igomba kuvuga ibyo ivuga n'ibyo igomba kuvuga na Kinshasa igomba kuvuga ibyo. Voilà, ibyo nta n'ikibazo kirimo ngira ngo mu bijyanye na narratives. Now ni ukuvuga ngo muri archive cyane ko ubu noneho binoroshye gukora archives, amafoto amashusho buri tugira ngo aya mashusho abafatwa gutya we na FCM23 ngira ngo bafite ukuntu bayabika bakabika bati yego nyuma y'imyaka 5 10 15 20 ibi ngibi bishobora kuba byafasha, kandi koko ntabwo ari bishobora ahubwo birafasha. None se ntabwo amashusho muri za 70 ingahe muri za 60 nakangahe muri za 70 nakangahe muri za 90 nakangahe ari gufasha ubu mu Rwanda. Ni nk'urugero aha mu Rwanda afite icyo avuze mu mateka n'iki abitse. Now no kuvuga iyo rero kwitega ku bintu nk'ibi ngibi ukitegaho resulta zako kanya ziri na concrete zifatika, ngurumva ngo bagiye guhita batwumva, ngurumva ngo bagiye guhita bakuraho ibihano, no, ariko ni imwe mu ntambwe zigomba guterwa muri revolution igihari. Nekereza hano niba hari ibijyanye no kumvikana cyangwa se kuba baba recognizable biragoye kuri bo kubera iki, kuko niba hari entity cyangwa se umutwe ko waba wiyita bita ba revolutionnaire, ku rundi ruhande Kinshasa bita ba terroriste, yego, niba hari ijambo rivugwa cyangwa se ryavuzwe cyane muri iyi myaka nk'ibiri 3 ya vuba M23 ni kimwe mu byavuzwe. Yego, ndetse turanibuka ko ubwo perezida wa Amerika Donald J. Trump yahuraga n'abakuru b'ibihugu bagenzi be, perezida Paul Kagame ku ruhande rw'u Rwanda na Felix Tshisekedi ku ruhande rwa Congo, tariki 12 abantu barabyibuka mwakushize M23 yari iri mu mwandiko bitangaza amakuru byose mpuzamahanga unahereye nyine ku butaka bwa Amerika
iriya western media yose yabivuze ni ukuvuga ngo nta muntu uyivuze M23 ku bantu bakurikira cyangwa se abarizwa mu gisata cyacu cya geopolitique M23 ni izina rizwi rinasanzwe mu mutwe w'abantu ndetse gusa igikabije cyangwa se ikibi kuri byo ni ikihe ari nacyo gituma wenda no kugira abantu babumve nabo bagerageza kubavuga babavuga mu buryo butari bwo kuvuga ngo first of all ni Rwanda backed rebels cyo ni cyambere cyangwa se bakavuga ko ari umutwe urwanira ubwoko bw'abatutsi c'est fini bikabirangiriye aho ngaho kuvuga ngo babazi ku Rwanda mpuzamahanga bitari twe turi muri kano karere cyangwa se twe b'abaturanyi bazi ko muri umutwe urwanira uburenganzira bw'abitwa abatutsi aho ngaho ariko bakaba banazi ko muri umutwe ufashwa n'igihugu cy'u Rwanda nuko nguko babifata ukuri kw'ibihari rero gutandukanye nuko nyine abantu babifata ari nayo mpamvu iyo bigeze kuri iyo ngingo yo gushaka kureshya reka mbyite kureshya cyangwa se gushaka kwikururira no kubarizwa no kuba bafata ibyemezo babarizwa ku ruhande rwawe kuko muri politike ukuri gwari nuko wakora igishoboka cyose interest zikabarizwa ku ruhande rwawe igishoboka cyose wagikora ariko interest zikaba ziri ku ruhande rwawe M23 nayo iyo iri kurwanura urugamba ibigerageza nyine kuba nayijwi rigombe ryumvikane niba Kinshasa bashaka kubamanipira bari kwica abantu akabatwe mufatira ibihano bari nukuvuga ngo bari kutwica aho kugira ngo muduhumurize muradusonga baza bamwe twiringiye ubwo bufasha badusavinga umutekano abatuma ihumure rigaruka muri twe nibo muza mukabloka konte zabo nibo muza mukabuzwa kwinyagambura sinzi niba terime nziza cyangwa se ko banava hano ku butaka bwa Kongo ngo bajya ahandi cyane ko nashimye wenda ko nibivugwa ariko biri ideology yabo numvishe ko benshi muri bavuga bati n'ubundi n'ubutaka bwacu bundi se America iyo ni European umuntu atagiye yapfa ngira ngo nyakwigendera biri ngoma yigeze kubivuga ntago umuntu atageze mu iyo migi yanyu hari icyo yaba nacyo yaba pe kuko hari n'abavukiye hano muri Kongo barinda banahapfira kandi bararwanye kwishyaka y'abagenzi babo igitekerezo ubwacyo ni cyiza cyari cyiza cyane uretse ko n'ubitarara ariko nkurikije uko byari biri amasaba bari byarangiye byari amasaha ya mbere ya saa sita yego byari saa 2:06 ariko ubwo nkurikije ubwinshi bwabo byange bikunde nago barashira mu muhanda nabo bari benshi hanyuma rero ubwo message yagiye nukureba ikiri buze kuyikurikira niba nakavuyo kari buze kuvukamo kuko nekereza ko nawe twari hariya live turi kubabwira ibyo twabwiwe nabo twahamagaye twavugishije nibyo turi kubona kuri internet mamya ko buri ahantu hahuriye abantu benshi nk'abariye nago habura amakano noneho cyane cyane mu bice nk'ibi bikizwi ko za FDL zikidegembye bikizwi ko aho hafi za Kibumba nahe nubwo muhagenzura ariko namwe murabizi ko ibitero shoma bitajya bibura so nta nubwo umuntu yakabyifuje God forbid ariko kuba iyo cognition mwayihabwa internationally bise ngo bikigoye Jean de Dieu Manzi Gwiri ni vice gouverneur wa Kivu y'Amajyaruguru yanditse ubutumwa ntenda kugira muko bwakabaye kose kuko ni burebure avuga ngo the streets of Goma are filled with the citizens making their voices heard ngo imihanda ya Goma yuzuye abaturage bifuza ko amajwi yabo yumvwa. This public mobilization reflects growing frustration over what many perceive as a persistent double standard in the international community's handling of the conflict in the eastern DRC. Ngo ubwitabire bw'abaturage bugaragaza uburyo bakomeje kubabazwa cyangwa kutishimira ibyo benshi muri bo babona nko double standard nko kuvuga ngo biraterwa na termini bivuze kwikurikira double standard ni bijyanye n'uburyo conflict yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo conflict ifatwa ku rwego mpuzamahanga umuryango mpuzamahanga kubifata abantu barumva twe kujya mu Kinyarwanda cyane kubera yuko ushobora no kujya mu Kinyarwanda ugasanga bisobanuye uko bitari vice gouverneur uko yabivuze akavuga ngo a conflict involves two parties yet only one continues to face punitive measures while the other
is spared comparable scrutiny. Such an approach is unlikely to advance peace. It risks deepening divisions and undermining confidence in the negotiation process. Kango conflict iri hariya irimo impande ebyiri, ariko uruhande rumwe rurakomeza guhanwa rurimo ibisinde bakarukorera, ariko kandi ibingibi bikagaragaza ko uko byagenda kose bitatuma haza amahoro, ahubwo bigaragaza ko cyangwa se biganisha ku kuba hakomeza kubaho ugucikamo ibice ndetse no kugabanya icyizere cyaboneka cyakabaye kiri mu biganiro cyangwa se mu mbaraga z'ibiganiro. Nukongera gushimangira ko ibiganiro AFCM 23 nk'uko n'ubundi yabivuze, byavuzwe na Bertrand Bisimwa ngo umuhuza yamaze kuba belligerent cyangwa se belgera, yamaze kuba umwe mu bantu bagaragara ko bari muri conflict nk'aho ari umurwanyi nawe cyangwa se ari party mu barwana, na hano kongera kubishyigikira rero kongera kuvuga ngo nta by'ibiganiro. Ariko rero ubwo tuvuga ibyo ngibyo, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi hari tensions hagati ya President Tshisekedi ndetse na SS abanyamadini, ndetse SS nyine ubwo na Senko nibo banyamadini ubwo tuba tuvuga hariya kuko nibo bari involved muri ibintu by'ibiganiro n'ibindi, aho bamuhaye icyo umuntu yakwita nyirantarengwa, bamuhaye ultimatum, baramubwira bati tariki 10 nibirenga utaratanga nka feuille de route niba ariko nabyita kwa munani, yego nizirenga utaratanga uko ibintu bizagenda muri ibi biganiro intercongolais cyangwa se ibiganiro bihuza abanyekongo, tuzabivamo twebwe ubwo abantu bongeye birunde mu mihanda. Uribuka ko C64 ihindura ibijyanye n'imyigaragambyo yabo ya tariki 22 bavuze ko bumviye aba banyamadini, bahaye amahoro amahirwe, bahaye amahoro ibiganiro. Ariko nabo ndumva bari Gitega, babyibuka neza aba banyamadini, kuko yo bishop ndedi komeye cyane muri Eric Senga niwe ndumva ari wowe waruri Gitega. Aba banyamadini hari umwe n'umundi waruri Gitega, nuko babivuze, ariko tubifata nka hari ukugura igihe kubera ko abanyamadini nibyo nta nubwo umuntu yakirengagiza influence yabo, kuko Kongo bakubwira ko ari kimwe mu bihugu rwose kubijyanye n'imyemerere abantu basa nka babaye trapped, basa nkaho rwose imyemerere yagiye ikabinjiramo. Nayo mpamvu abanyamadini hariya nyine bagira ijambo, yego bagira ijambo n'ijwi ryumvikana cyane, kugeza naho nyine bashobora guhagarara hagati bagahuza impande zombi, cyangwa se bagahagarika event nk'iyo, kuko ibyo C64 yateguye byari bugira ingaruka mu bya diplomasi ako kanya, ariko ntihari kuburamo n'ingaruka ku baturage. Uribuka mbere biba baje bavuga bati bakomeretse na Matefa yoro, abantu baribuka ko yakomeretse ku gutwi no mu isura mu gacyo arimo amaraso, atari ka abantu nibabajijisha bitwaje amaraso y'ihene n'intama, bajya mu kivunge barayisiga ngo bakomereshejwe n'ibindi bye bitandukanye. Mamya ko kiriya gihe Senko ifatiye umwanzuro bwo si mu cyumweru gishize tariki 22, yego wari umwanzuro mwiza, bakoze inama tariki 21 mu ijoro. Ariko igihari ni iki? Ibi byo kuvuga ngo tariki 10 z'ukwezi kwa munani Perezida Felix Tshisekedi asabwa kuba hari icyo yakoze atagikora bakabareka, iki gihe bamuguriye cyaba gihagije. Nawe rwose aramutse hari icyo yagakwiye kuba yarakoze politically, yagakwiye kuba yaragikoze aragishyize no ku ruhande. Ngira ngo we ibimuhangayikishije n'ibyo arimo, ngira ngo abonye ko ari no mu ruzinduko muri Hokatanga, yego ni hari Perezida Felix Tshisekedi, abantu barabyibuka icyo gihe yarafite inama agomba kujya muri New York tariki 22, arayihagarika. Nubwo yahagaritse byitwa ko yumvaga hari tensions. Uribuka ko ijoro ribanziriza ryafatiwemo icyemezo Kinshasa harumvikanye amasasu, ibyo byose rero harababifashe nka strategy yo kwereka abantu ko nimubona se niba bitenje ko agomba kwimyigaragambyo mbere iyo event bakumvikana kurasana, ari no gukanga abantu rega n'abayitabira, kuko bura nta muntu udakunda ubuzima. na niyo sacré de la nation, urabizi ko bari bafite imyigaragambyo yo gushyigikira UDPS ndetse n'ingabo z'igihugu n'iki, nabo barabwira bati muye muretse ibyo mubireke. Igihari Senko na ICC cyangwa CCC byo murimo ni byiza nk'abanyamadini, ariko hari ubwo amadini arengera akinjira muri politike cyane, agata wa mwambaro nyine w'ubushumba
umwambaro w'ubushumba kuko nago umunyamadini igisubizo gikwiye kuba ngo nudakora ibi nzareka abantu bajye mu mihanda ubwo se urigisha kwizera urigisha gukizwa kw'abantu urava kuri umunyamadini aho bakavuze uti niyo niba ari na ultimatum mutanze yitangire mu gikari abanyamadini mukwiye kuba abantu mubwiriza ivuga butumwa gusa munabwiriza amahoro woraza ati nutabigenza uku tuzarekura abantu bajye mu mihanda ikibazo gikomeye cyane basa nkaho biyambuye uwo mwambaro w'ubushumba baba politize cyane kubera iki bafatanyije iryo jambo bafite no bashaka gufatirana icyo cyuho cyo kuba abantu bumvikana bavugwa badakorwaho bumva baba politize bakabikora uko nguko. Hari ubu bwato abantu barimo barabona ubu ngubu barimo barareba ni ubwato nabonye ifoto ya sakaye cyane bw'intambara bivugwa ko ari ubwa Fardc bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwavaga Kalemie bujya Baraka muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bujye gutanga umusada ngo bwarashwe buratwikwa ku rwego rwo hejuru ku buryo n'ibikoresho bya gisirikare bwari butwaye burimo amadrone kamikaze cyangwa se amadrone yamwiyahuzi nyene ko nkunda kuyita drone z'inziyahuzi zigenda zigashwanyukiraho bazitumye kuri target za gisirikare ubwo rwose ngo zagize gutya zirashira n'ibikoresho bindi bya gisirikare niba amakuru ariyo rwose yaba ari kuri AFSM 23 kuko nibyo bari kwitwerera AFSM 23 nibo kuko nta Fardc biramutse ari byo bakisenyera ibikoresho ntabwo yakirasa kuriye ubwo biracyari muri biravugwa ntabwo n'abaproof ariko byagiye bivugwa ahantu henshi bishobora gukunda byaba ari ukuri ariko ko buramutse ari nako n'abandi babitwerererwa nyine bwo nibo baba kuko byamera kose nibyo mufite uko kwavansa mu bya gisirikare ariko ibikoresho nabyo biri advance birabagora kandi zinambara iyi drone warfare mwe mukiri based cyane ku ngabo iri pass out garagaza ko nyine nibyo namwe izo drone mwazitunga ariko ahanini umushingiye ku ngabo zanyu zavansa zikanafata ibice niyo mpamvu rega buri muntu wese urwana urugamba rwo gufata ibice ntashobora gukoresha indege cyangwa ayo madrone wohereza nyine ground iyo ground invasion yifata ibice nta kuza rero karasa drone birangirira aho ngaho kuva rero muri kurwana iyo ntambara yo kuri Bera umwanzi nyine aziko mukeneye ingabo nyinshi of course ubwo we rero mu kubamenasa ashobora kuvuga ati bundi ndoreza ingabo ziki reka mbareke ngiye noneho shora imbaraga mu kirere mu kirere ngayo nguko tunasoreje kino kiganiro ndabashimiye cyane mwese mwadukurikiye hanyuma dukomeze kubana kuri One Vision Rwanda TV inshuti zacu bakundwa.